Reka gukarangira tura eliminator. Ntago ari terminator ni eliminator. Turatangiye nta nukundi ni gutyo tuzerega. Nta bintu byinshi cyane, never give up. Maniga Big Shop Boston maniga hana herere kamugereho ndetse manager hari na manager ubundi waje rambwira hari manager waje mushya dufite manager yitwa Salomo ni Salome ngunanteke nyago kinyonga Salome rero yabaye manager una hasigari manager PK Production PK Studio PK mwenye bafite ba manager na ba manager Studios yitwa WW Studios tukaba kandi turatangiye ba manager buryo baje twatangiranye iki twatangira England mu Bwongereza dutangira London mu mukuru WWE Studios niyo bashe kuba yatuzanira WWE Studios hari saa 12:45 ari ngabo na T-Shop Films kurikira wirebere rero saa 12:45 buryo umuntu wese yitwa ngo ni muzima cyangwa ari umugabo cyangwa ari umudamu buryo agomba kubyuka akajya guhiga kubaho kubera ko kubaho something never end agana makes eliminator Scott Yadkins n'umukinnyi y'imena Scott Yadkins ni Wide Barrett n'akarimo yitwa Wide Barrett Daniel Catalgo akarimo yitwa Daniel Catalgo Jamie Cosmo akarimo nawe Jamie Cosmo Berikesta n'akarimo Berikesta kurikira wirebere rero agafilme karacyajyayo karacyatangira turacyari mu ntangiro Cloud Foy nawe yashe kuba yashiramo akazi kitwa Cloud Foy nga mu gitondo yabyukaga minota 15 yose yemaraga ari muri jogging yamaraga ari muri tease ari maragorora umubiri kubera ko baguryamye umwanya muremure Paul Hall nawe akarimo Paul Harry Anthony Neil n'akarimo Bonita Salome yambwiye ngo ariko pike ibona utavuga manager buryo ukora iki ndambwira boss rwose nawe ugomba kuburimo ayima boss aba boss nawe arimo bamwita garage kari mu gikate boss aba boss none wundi yitwa nde amapendozo boss gabo ya Africa Movie Market nabwiye niho mwasanga zino filime abantu benshi turimo tubakangurira muri iminsi ko mugomba kuzajya muri ya filime mukishimira kuryoherwa n'amajwi n'amashusha ariko namwe mukishimira gutanga ku rufito natwe tugatera imbere ibyo mutabikora ubwo namwe murabyumva ejo bundi byose muzayiburira rimwe na rizima Bobby Lee hakarimo dore ngabo kumbuye umugabo yari afite n'umwana akora ibyo byose yamara kubikora arangije ibye gahunda ze zirangiye yanambaye bigaragara ko hari hano kora tubonye ari ibintu by'ibisekirite ni uniform yazaga kureba hano James nani n'akarimo Koli yewe ikikobwa ngaho byuka yazaga kubyutsa umwana waramutse papa ngabo ukeneye bya mu gitondo yabyutsaga umwana ariko saa 9:30 zigeze yarangiza we yabyukaga saa 12:45 akabanza agategura vuga byutsaga umwana ariko amaze ko yategura yibanaga n'umwana bigaragara yenda ku mubyeyi w'umudamu yenda nta uhari muragiye mureba rero agafilme karacyajyeyo umwana we yarangizaga ibyo akora yarangiza agatangira gukora iki ku drawing agashushanya agakora n'utundi tujyanye natwo ibi ni ikiza ugi ni wowe ni byiza mwana wanjye byabyuze ukaramukurangije kurya ibya mu gitondo ubundi ibindi ndaza kuba nabishyira hamwe n'ibindi yari yakoze we yakora nyina ndetse yakora n'akana kari hirya yabo y'ababyeyi ugiye mugabo ko yakitegereje bagenzi kari agafoto atangiye kugenda reba andi mafoto nari kumwe n'umudamu uko ari mareba ari amafoto nanone bisa nkaho bitigeze mugwa neza kubyakira ntago nzi ikibazo runaka cyabaye murage mureba umwana akomeje kuri ibya mu gitondo bari mu Bwongereza bari Londres mujye mukuru London gira baba tutaza kuba twakererwa we gonna be late ngo nagire baba bataza kuba bakererwa murage ureba birarangira bite birahera hehe
kumbe twagarutse kuri Kingsbury Green, yitwa Kingsbury Green. Bigaragara ko ari abagabo bari batuye muri wa mujyi w'Ubwongereza. Uyu nawe hari imyambaro yambara yabanza kujyana umwana ku ishuri, yamara kujyana umwana akabona gukora iki? Yakabona gukora iki kongera kufanya nini? Akongera akajya mu kazi ke. Kumbe ari maragenda cyari ndi modoka abonye irimo mugenda nyuma. Iyi modoka kandi ukuri muri mugenda nyuma uko akatari marabona igenda imujye inyuma ko hagize gutya bonera giye. Yabona imodoka imuri inyuma kandi agapime karacyajyayo. Yes, Kingsbury Green, Kingsbury's Green. I will. Make sure you work hard. Ugira umunsi mwiza mwana wanjye ndagira. Menye neza kandi ko wakoze biri ngombwa yego. Your mother's brains. Mwana wanjye ndabizi neza ko ufite ubwonko nk'ubwa mama wawe. You got your mother's brain. Wari afite ubwonko nk'ubwanjye n'umubyara. Ibyacu bidatinze umugabo aragenda akajya gukora imirimo dore ngaba akora kuri Hearst Bank Security, yakora kuri bank yitwa Hearst Bank Security. Ujya ashinzwe umutekano kuri bank yitwa Hearst. Araha akarebana n'iminota akaba arimo arakora imirimo ye, akareba buri kantu kose yakoreraga muri ntuza muri basement. Bigaragara ko no hari indi nzira isa nkaho izamuka yinjira muri bank. Genda wasanga ariho abantu bari VIP, banyu burya abantu bari VIP mu mabanki bagiraho banyura abandi bantu batanyura. Ibyacu bidatinze barakwereka amasaha aragiye arisunika na amasaha y'umugoroba. Amasaha y'umugoroba uko yisunika umugabo yaraje yakaregeye pare yaragaruka hariya mu rugo. Yego sweetheart dore ngabo, yego mwana wanjye mukundwa. Don't let the bed bugs bite. Ngabo yaraje kuryamisha umwana. Uko ni kubuzima bwa buri munsi bwabaga bumeze. Yamara kuryamisha umwana nakaza akajya kuryama, yaragarutse bavuye ku kazi. Anapashwa kutoa nguo afanye vitu vyote narangiza alale aryame. Kurikira urebe. He's growing up real fast. Mwana wanjye arimo aragenda kura. Ngabo she's grown up real fast. Kumbe bigaragara ko ari arimo aragenda abwira ngo umwana arimo arakura. Kumbe agize atya abonye amatara yaka. Nducanye amatara mu nzura. Hari amatara yo hanze arimo araka hanze ku muhanda on the street. Hagize atya kumbe na amatara arimo arazana urumuri ruvuye hanze. Yongeye kureba gutya nanone yabonye amatara arimo aragenda yaka, akabona amatara arimo aragenda zimwa. Bigaragara ko hanze yenda hari kiri gucana amatara yo cyamurika nene hehe muri kumba kigira atyo. Yari byaje byinjira we. Ko n'imihini. Hari byaje byinjira n'imihini. Ni kimwe kagira Imana. Byaje byinjira n'imihini. Ngabo. Ni kimwe kagira Imana. Bazanye imihini ku mugabo arimo arirwanaho atewe mu rugo rwe. Yaraterewe mu rugo rwe. Yarahondaguye. Barahondaguye imihini abana bagomerera. Genda bahana umwana ari shamure, bahana umwana ari hari n'abana hano. Bari n'abandi bantu bari hano mu bahige dore ngabo. Bari abari bose bari mu hariye babahige. Papa. Daddy, dore ngabo. Wego mahasi, stay down. Gabanya magambo kaye nawe, shut up. No. I'm fine. Niko we. Bakuye intwaro. Mwana uramera neza. Mundekere umwana. Hands behind your head. Imari zanjye ziri. Shut your mouth. Gabanya ibigambo. Whatever you guys want, just take it and leave. Nasore ibyo mushaka byose mufate mu igenda ariko. Just a kiss. Shut the fuck up. Gabanya ibigambo. There's nothing. Ntacyo mbonye. Where is it? Biri he. Where's what? Don't. Ibiki we utahakana? What are you talking about? The coke. Where's the cocaine? What? Kokaine zanjye ziri. Ibi kokaine z'ubwoko kigani. Nothing about any drugs. I'm not fucking playing around, man. Ntago ndimo rakina nawe wagigorgiwe cyangwa umbwire nica umwana. She is not gonna want to see this. No! Uyu mwana ntagakene kuba yabona. Umva ndabari. No. Oya. Iyo bwenge biri. I will put a bullet in your kid. Dasa uno mwana mu mutwe. Tell me where it is. Mutambwira ibyanjye hano biri. Mwanyibeshyeho. Just listen to me, alright? Ndagira ngo unyumve. Wrong house. Mwibeshye ku nzu. This 23 Kingsbury Grove. Iyi ntago ari umuhanda wa gatatu Kingsbury Grove. This is 23 Kingsbury Green. Uyu ngiye ni umuhanda wa gatatu Kingsbury Green, ntago ari Grove. Not Grove.
ntago ari Grove hangana ni kuri Green. Behind you there's a utility bill. It says 23 Kingsbury Green on it. Inyuma y'aya mazu no harimo umunsi wa ganuza King is 3 dore ngabo ku mwanya wa gatatu. Grave hangana ni kuri Green. Bagiye kuri amerekezo koko. Bajya kuri amerekezo basanga niho bibeshye koko. Baje mu nzu bibeshyemo. I told you, man. Nababwiye 23 Kingsbury Green. muhanda wa gatatu muhanda 23 Kingsbury Grave. I just leave. I won't say anything. Kuri Grave ni hanze n'abasabye mwigendere. No. Ngo twagenda kandi watubonye. We're supposed to believe that. Igendere nta numwe nzigira mbwira umupolisi ko mwageze hano. Byo twabyizera ndabarahiye kwibzina ry'Imana ntago nzira mvuga. Watubonye. Don't do this, please. Don't. Ibi mwibi nkora ndabasabye. No yabonye abasore bari serious. Mwana bamupfutse mu maso. Bari bagiye kwica se. Kandi wihangane man. I'm sorry man. Yabakigira cyo. No sasu imucamo. Aya. Ndekurira umwana akigira cyo yumva. Ho ndekurira umwana. Oh man. Bawe ndekurira umwana. Fucking let us go. Breka agende. Ngabo dore sasu. No. Papa. It's okay. Ni sawa mwana wanjye ni sawa. It's okay. Did they hurt you? Bigeze bagukomeretsa oya. Sure. Urabyizera yego. Ayishuba ya. Get me a phone call, sweetie, okay? Reka ngira bona bahamagara mwana wanjye. Ngabakigira atya. Papa dore amaraso. Yarahamagaye 911. Dore amaraso kandi amaraso asa nkaho ari maraturuka mu gice cy'umutwe dore ngabo. Ngabo umugabo yaraguye. No. Papa abyuka. Mwana yabyukije se ariko se yaramaze kubahamagara. Barakwereka Washington DC. Hari abandi bari bariyo. Baryamye. Ako kanimero nakandira. Oh mana. Nyendo hamagarara. Hari abandi bari bariyo. Muri ayo masaha. This better be important. Ibi byabari ingirakamaro. We have a situation Dufite ikibazo in London. mu Bwongereza. Tom's in trouble. Tom yari mu byago. Murege murebare. Iki? Ngo bafite ikibazo mu Bwongereza umuntu ugabo witwa Tom ngo ari mu byago. Legal situation muri Amerika bihuriye no mu Bwongereza bibaye. Tom tubonye bagenza amafoto ye. Ngo bafite ikibazo gikomeye. Kumbe hano umugabo bagenza afite 54% to be alive. Nagutana kane kuba agomba kuba ari muzima n'amahirwe yo kuba muzima. Iyo bigeze kuri 2% burya nta mahirwe nta make bufite. 54 buri abamaze kurenga kimwe cya kabiri bari amahirwe menshi. Kumera kwereka umugabo twagaragaraga Washington DC muri Amerika bari kuvuga neza ko ari mu bibazo ari mu byago. Hano hakuno yari ari kumenyerura kandi ari kwa muganga. Byahitanye abantu batatu twari baga mu nzu ye. Bari bibeshye ku nzu kandi banga kumureka uko yababonye. Yewe. Hey! Yewe. Agahamagara hakurya. What the hell's going on? Nibice bijya mbere hano who the hell is going on? Where's my daughter? Mukobwa wanjye ari he? Where is my daughter? Ngo mukobwa wanjye ari he? Arimo arabaza ntago bari kumwitaba. Been out for almost 10 hours. You're lucky to be alive. Where's my daughter? Uri umunyamahirwe ko buri hano maze nk'amasaha icuma ryanye mukobwa wanjye ari igendere wowe. She's fine, Mr. Parker. She's in good health. Ameze neza nyakubahwa Parker ari mu buzima bwa nyabwo. Let me see her. Where is she? Mukobwa wanjye ari At social services. ari muri bari abashinzwe abana kubera iki? I'm afraid I can't do that. Wande kuyi mfite ubwoba ntago nabikora kubera iki? Twagufashe kubera ubwicanyi. Your existence. Dukeneye kumenya ikikugenza wisha abantu bagira kuri batatu kubera iki? Those guys broke into my house. Bari abantu baje mu nzu yanjye. My daughter. Mr. Parker. Bashatse kunyica je n'umwana wanjye mva Parker. Just know if you do it, my arm your defense. Ibyo byose urimo uravugana na kimwe bizo kwa byakora itandukanyirizo. Do you understand me? Ndagira ngo usobanukirwe neza ko wisha abantu muri kino gihugu. I didn't have a choice. Nta kundi guhitamo nari mfite. Ibyo byihoreye turaza kumenya niba nta kundi guhitamo wari ufite koko. We make sure we know about that. Turaza kumenya neza ko ibyo twamenye ko nta kundi guhitamo wari ufite. No. Cavendish Place Child Social Service anu barera abana aho bitwa kuri Cavendish. Niho twagarutse. Cavendish Place Child Social Service. Aho barera abana. Bita ku by'abana. Uriya mugabo hano bari kumwita Mr. Parker. Muri Amerika twimisabwa neza ko yitwa Tom. Hi. Bita wa mwana we. It's nice to meet you. Ni byiza guhura. My name's Stacy. Nitwa Stacy.
yaraje kumureba. What's that you're drawing? Ibyo ni cyo murashushanya. What is that you're drawing? Your bracelet. Ufite nagashe nagakufe keza. Irafite agakufe keza. You know, I've got a necklace Urabizi nanjye mfite agasheni. that I always like to wear. Kandi teka mura nkambaye. It was a gift from my mother. Aka kanjye kari impano yavuye kuri mama wanjye. This was my mother's. Nanjye akangaka kara ka mama. Her before she died. Yakampaye mbere yuko apfa. It's okay, sweetie. Ni byiza mwana muto. You're safe now. Ahanga afite umutekano yumvira amagambo. Bad men came into my house. Abantu babi baje mu nzu yacu. They hurt my dad. Baba baje data. Umwana. Ntazi ubwenge. He was just protecting me. Yararimo arandinda papa. Niyo mpamvu. Kubera ko niko kazi ke. Things. Iteka ryose akora akazi ko kundinda. Where is he? Ari hehe ubundi papa? He's in the hospital. Ari kwa muganga wa mwana we. They're making sure he gets better. Bari kumenya neza mu byukuri kwaza kuba yamererwa neza. Can I see him? Ndaza kuba nta muntu aryarize. When can I see him? Yarafite ikibazo gikomeye umwana. Kumbe yakomeje kugenda areba televiziyo ari kugenda areba udukuru. Ngikindi kibazo cyaje kuba cyaba ngo umubyeyi bita Matthew Parker ngo yaje kuba yafatwa ngo kubera ko yisha abantu bagera kuri batatu ngo akaba yabiciwe mu rugo. Aho tuvugana gutya ngo polisi mufite nka ari we muntu wa mbere bari gushinja kandi uyu mugabo ngo akaba ari umunyamerika. Dore ngabo yitwa Matthew Parker, umunyamerika. Amakuru yatangiye kuhagenda barakwereka Atlantic nanone ntuza nka United States Atlantic ntuza mu gace ka Atlantic ku nkombe hirya hakurya hari abandi bari bariyo. Yo ni muri Amerika. Burage mpundeba rero. Gentlemen, I hear we have a problem. Ya niko numvise ngo dufite ikibazo. Here we have a problem. That's unfortunate. Yego nyine ikibazo kirahari. These guns you sold me? Izi mbunda wangurishije ntago arizo nagutumye. Icyo niyo kibazo nyamukuru dufite. The guns are Chinese knockoffs. Izi mbunda ni Shinwa ntago ari Nyaburayi. That's why I came to you. Niyo mpamvu nakuze uko nari nkeneye imbunda z'inyaburayi ntago nari nkeneye Shinwa. Of the highest quality. Ya icyo nagira nkubwira mugabo we nubwo ari Shinwa izi nizo za mbere zakozwe. Getting more money. Nkeneye amafaranga yanjye. Taking my business elsewhere. Ndajyana ubucuruzi bwanjye ahandi bwo kuzajya ngura nkagurisha imbunda ku bantu nizeye pana ku imbunda z'Shinwa. You're a bulldog. Umeze nk'imbwa yo mu muhanda. You look like a bulldog. Don't work for shit. Izo mbunda urimo urabeshya no mbunda sha urabona hari ikirwaye arayiteranya. Ngiye ndimo ndabona ari nzima. Where's my money? Amafaranga yanjye ari. Amasasa camo dore ngabo. Kigabo cyararakaye. Harangije. Works fine for me. Iyi mbunda agenda abona ikora imirimo neza kuri igihe kuko namwe rabarangije. It works fine for me. Uriya wakwibaza icyatayishakiraga. Mr. Cooper? Kupa nyakubaha Kupa. Dad sent a UK news story. Harandi makuru nembashe kuba nabona mu byukuri muri UK yo mu Bwongereza, United Kingdom. Dore ngabo muri UK. Amakuru yakomeje kuba yagenda agaragara mu byukuri umugabo witwa Martin Parker ngo yaje kuba yakwica abantu ngo ari mu maboko ya police. Homeland Security. Uyu mugabo arimo arahigwa ngo arimo aremezwa neza ko ari umuntu wa mbere barimo barashinja ibyaha kubera ko ni wagaragaye. No! Bwongereza. Uyu mugabo yamuzaniye bati amakuru agomba abagenzi kumugero yari dealer n'umudira umucuruzi w'iki w'intwaro. Barakwereka muri aho ka mwanya. Muri aho ka mwanya twagarutse ahandi hano none hari imodoka BMW 730 i 730 i dore uko nimeze n'iz'imyaka 96 model 96. Uyu mugabo bagenzi uri muri iyi modoka afite iki? Afite ikoranabuhanga. Hari cyaje kubanza kuba yakwerekwa dore ngabo mission. Uyu n'umucuruzi w'ibyabwenge yakoramwe imbere mu kabari, ngakoramwe imbere mu kabari, ahakorera ntacururiza, akeneye kuba he need to be eliminated. Agapime yitwa eliminator. Urangiza urubanza, imara rubanza. Ngaburiya ni urangiza ibintu byose. Hari umuntu ngagomba kuba yaza guhitana, hari atugarukiye. No. Yakiraga ubutumwa, uriya yakira ubutumwa bwo kujya kuritura. Bigaragara ko yari umwicanyi kabariwe. Kuri kirureberero. Bagabo, gentlemen. Bagabo. Yabuko bagasohotse hanze. Hakuna hangaha. Hari undi twarebaga mu kanya gato.
tubonye arimo arahabwa igipimo bagenzi cy'umugabo ajya kurangiza kandi gukorera mu kabari akaba acuruza ibiyobyabwenge ndetse akaba anakora na coffee dore ngabo arimo arangiza isoko. Ujye mugabo tubonye agafoto ke mu kanya. Niyo amafaranga yose. Ariyo mpamvu ituma ngo kunda gikobwa ujye ukora imirimo neza. Ngo niyo mpamvu ituma gikunda kuko ngo gikora imirimo neza. Iyi mashini kirimo irabara amafaranga nabe ariko. Ikigabo tubonyemo hari imbere n'ikiriya. Ndetse n'ikiri hanze turi kureba hano ryo gisa nkaho gitegereje kirimo imbere murage mureba birarangira bite. Biraherera hehe. Aga filime karacyajyayo. Bitaishiye wapi? Yo. Haya. Kuri kirurebe. Fatiliya sinema. Basore. Gabo. Kumbu yakigira cyashyizemo. Kigabo cyaje kirasa. Yo. Cyaje kirasa. Muragenda ku bantu baza nk'aba. We yaje aritura nta bindi byinshi ashaka. Nothing matter. Hari ikimugenza kubaje guhiga igipimo kimwe hakaba ari ibintu biri kumwitambika bigomba kugendera rimwe nabyo. Muri kano kabari hari warimo arashakamo. He's looking for somebody to kill. Arimo arahiga yica. Muri kano kabari hari warimo arashakamo. Hari wari guhiga muri kara kabari. Agomba kuritura harimo arahiga yica. Kurikira urebe rero. Wagiye kwica we hana habari. Ntaga afite amakuru neza ko hari wamuziye kubera urusaku rwari ruri hakurya ntigeze amenya neza ko hari cyamuze kije kumuritura. Yego ko nta kubaza nta A nta B akiri muri ibyo arakanimero kamuhamagaye. Hello? Yego? Mr. Bishop. Bishop we. This is Charles Cooper. Uyu ni James Cooper Jean. Personal call. Nyakubahura mpamagaye kuri nimero yawe. Yego. Martin Parker. His real name is Thomas. Uriya mugabo Parker. Mackenzie. Izina rye yitwa Thomas Mackenzie. He's federal agent. Abamuhiga. Tight. Ndamushaka. My usual rate. Bikore mu buryo nsanzwe mbikoramo. Deal. Yego bikore. Ariko uranyishura byikubye gatatu. Ibyo ntago ari ikibazo ikindi kintu kimwe. He has a daughter. Afite umukobwa. Ngo ikindi kintu kimwe. He has a daughter. Ngafite umukobwa. Izina rye yitwa Thomas Mackenzie. Ntago ari Parker. Ngo ndamushaka ka nimero nakawe. Ngo murangize ngo yego. Ngo ariko igiciro biri kuba gatatu ngo yego. Ngo deal. Hello? Yego. Oh, Jesus Christ, Ray. Yesu mana uri he? All over the news and Amakuru yose arahari ndabokeye kwa muganga. Ari kuvuga umva ndimo ndaza. Ejo nzaba mpari nakundi guhitamo nari mfite ariko. Nimara kuba nahagera ndaza kuba nasobanura abashinzwe umutekano bose n'ibindi byose kurabasha kuba bakorekura. What about Carly? Yamasanga inka 12 ndabangeze aho ngaho. Umwana wanjye ari he? Ntago mbizi. Andika zino nimero nasi. Neza gakaramu nandike nimero z'umuntu hano. Wandika zino nimero. Yaragiye kwandika nimero z'umugabo. Barahagera mu gihe cy'amasaha agera kuri 12. Kigoba kibwiye neza ko afite n'umwana. Ray. Yeah. Where's Cooper? Ray Cooper he? We don't know. Ntago tuzi ahantu aherereye. I need to get to Carly. Nyene kuba nabona umwana wanjye kuri nageze ku makuru. Kumbe Cooper yohereje umuntu uza kumurangiza agomba kwishyura abagenzi byikubye gatatu kunajyaga mwishyurisha umuntu. Uyagize atyataye bike. Kumara guta bike harako yakuyeho hano kamwe gafata ntuza impapuro kumburiya nawe ntago yamenye ibyabaye. Harakavuye kuri ziriya nyandiko zuriya mugabo, zuriya mugore. Uwo mushinzwe kwa muganga hajya jya kwamba agafashe k'impapuro kavuyeyo adire ngaho. Murage mureba rero. Akeneye kuba yabona umwana we kori hakiri kare ubuje kuba yamureba ngo aragera hano mu gihe cy'amasaha 12 avuye muri Amerika. Kumujye arimo aribaza ngo Cooper arahagana ngo nago tuzanaherereye. Cooper ni umusaza umaze kuba yakohereza
umuntu uza kwica uyu musore ndetse yamubwiye ko afite n'umwana ngo arishyura byikubye gatatu murajye mva ku bantu rero kandi yatubonye ari umwicanyi kabuhari utayugira n'impuhwe na hafi na gatoya kumbe yakigira atya kigirayo ibisahani byatangiye kurya dore ingabo umugabo yararwaye yavuye kwa muganga anatoka hospitalini alikuwa na probleme ya kubitagwa imihini jana si n'imihini gusa ahubwo yaje kwipima hano twenda tumwe n'utundi dore ngabo izi nkweto nazo ndabona zankwira kabisa yakuyemo ibyo kwa muganga yari yambaye kwa muganga baguha imyenda yabo wambara akuramo n'agapira kaho dore ngabo yarangije yambara ibye n'inkweto ashiramo areba n'agakoto umuntu hano arangije nako yafatiye bugufi dore ngabo field officer anga dufite mu office uri hasi officer down over bari bafite mu office uri hasi officer down yabasha wewe hagarara aho ngaho winyeganyega don't move hagarara simama pare wewe simama pare hagarara hari no stop I said get down. turavuze cha hasi said get down ibyo ntago biri bubeho kumbwira ngo nge hasi dore ngabo akeneye umwana we kori yarakeneye umwana we kori ngabo ntago ajya hasi I cannot get down dore ngabo yo ngo akeneye umwana we kori I cannot get down ngo ntago najya hasi akeneye umwana wanjye arakeneye umwana we aga filime nawe karacyagiye ukurikira wirebere rero birarangira bite birahera hehe umusore yafashe inzira abagenzi ari rukanka arashidika kandagira uko bwabaga barakoreka cya kigabo cyahawe mission yo kugira ngo kimurangize cyahawe mission has been given a mission to end him yahawe mission kugira ngo murangize arebye gutya abagenzi yabonye amafoto y'uriya mugabo ndetse n'umwana w'abantu baberekeneye kuba yarangiza kandi igiciro ngo kiri kuba gatatu Stacy tayigire tukuvugisha ujyare uganiriza umwana kori Moving the girl to a secure location. uyu mukobwa dukeneye kuba twamujyana ahantu hari umutekano He's dangerous. uriya mugabo se ni mubi Hospital. yakubise abapolisi bangiye kwa muganga You can go. You don't have to. No, I'll go. You're sure? urabyizera neza ko Bill has no one. umwana twajyana kubera ko nta muntu umwe afite wamusigarana Strange location. aho yajya hose ntabwo yagenda ahantu hasa nk'ahatazi nta muntu bari bamenyeranye bari kumwe kori abagabo baragira ngo tugire ahantu tujyana bari bagiye kumujyana bagenzi kuri secure location kubera ko ngo se ni mubi cyane ngo ari dangerous ngo baba yake ni dangerous twagarutse ahandi kuri Cavendish ko barebera abandi Chief Inspector Queen uyareka ndebe neza ntago narebye akigira atya dore ngabo Chief Inspector Queen umukobwa wanjye ari hano imisatsi y'umweru imyaka mikeya izina rye twa kori ari kumwe n'umukobwa witwa Stacy kuri etage ya kangahe ya gatatu third which floor third ya gatatu kuri etage ya gatatu niho bari ngari kuri floor ya gatatu which floor third muragiye mureba rero komera kwereka abagenzi hano hakuno wa musaza urugiye kuba yagaragaza yakwereka umwana bamujyana kuri secure location ikigabo hano cyari cyamurangije kare cyamurituye kare kirimo kirinjira hano kumbe password is locked dore ngabo cyari social service abashinzwe kureberera abana muragiye mureba rero niki nagufasha na Yeah, Detective Quinn. Looking for Detective Queen hari cyo nari nkeneye umwana muto umukobwa wazanye hano twakora kori Oh, I'm not sure. You can try Graham's office. ntago nizera ariko bajya kureba mu biro bya Graham's ndimo ndakeka hariho abantu bazi iby'abana bimurwa n'abana bakirwa bakiri bato mu biro bya Graham's kumbe biro bya Graham's cya kigabo kiriyo cyagezeyo kare cyacometse hano ka password decrypted dore ngavuga bundi bukuramo password iyo wabashyizemo yose gahita kayikuramo uko bayishyiramo bingana ko ariko kose ko kayikuramo kakayijyana muragiye mureba rero muragiye mureba agafilme karacyajyayo kurikira wirebere Fatlia Cinema birarangira bite birahera hehe Graham? niwe Graham
biro bya Graham kigabo kiriyo. How can I help? Ni gute nagufasha? How can I help? Quinn, I'm looking for information on Yeah, Detective Quinn, Inspector Quinn, ndimo nahiga amakuru ku mwana yitwa Kori. detective. Yene kuba nabona idea wariko. Sure. Rayireba gutya. Tough day? Wagize umunsi ukomeye ariko. Zihara rough day. Ndimo narebye igikomera aho ngaho hejuru. Yeah. Yego kumbe kirakira muzi neza ko ari we kirimo kirashaka ariko cyarebye imbunda yakiri kuri dore ngabo. Password irimo najya mu GM ya mbere maze kuza kumburi yarebye gutya yabonyemo ka password cracker. Karaga kura password bigaragara ko dore ngabo GMH. Arebye muri mira iri ku ruhande abona umuntu umurambo hakurya. Yarangije. You know what Urabizi ko nari nibagiwe. in the car. Nibagiwe bajyanye kumbe kinacyo nari mbizi kumbe niwe cyahigaga. Nagisanze waragiye guhigira amakuru nacyo kiramugenda ndakubona agatsindwa dore ngabo. Ni eliminator cyo cyararangizaga. Wewe ibi ni cyariko. Cyabugufi wakigora girukanga. Akikibwira ngo kiruke kiri kumubwira ngo ndekura. Abantu b'idunia ntabwo burya bakunda bagira neza reka da. No. Uyageza haramubura. Yarabonye nacyo kirimo kirahigisha amakuru ku mwana. Kigabo kiri guhigisha amakuru ku mwana. Mwana na se. Toto na baba. Mwana na se. You don't know who I am. Ntago uzi uwo ndi we. You know what I am. Ariko uzi icyo ndi cyo. All about your past mistakes. Yabanze byinshi cyane kuri wowe. Now Mr. Cooper is paying Cooper arimo arishyura amafaranga meza. Is paying handsome money. Arishyura byikubye gatatu amafaranga najyaga nkoranisha abantu 10 sha. Kugira ngo utware wenyine. Cyarakomeje baracyari kuri 3rd floor kuri etage ya gatatu. Ngo Mr. Cooper arimo arishyura neza. Kirebye gutya cyageze hano. Kumburiya nawe yazengurutse asubira handi cyari kiri dore ngabo. Haka complete yari maze kuba yibona. Yari amaze kuba yabona password. Aho cyari kirimo kirahigira nawe niho yasubiye machine yari maze bagenzi kuba yakwifungura. Parker Kerry Parker yerebye amerekezo bagenzi hano umwana agiye kuba yajyanwa. Ikigabo nayo kirimo kiragenda gisubira mu cyo kiracyahiga ntago kiramenya neza ko uwo cyahigaga yasubiyeho cyari kirimo kirahigishiriza. Yandika amerekezo ndetse areba n'uwari wese umufite amaze kubireba byose ikintu yakoze ni ikihe. Yaraje afata fayiro yabari abantu muri machine angela deleting amaze kwideletinga kakandi gahigisha abaragaturikije nako dore ngabo. No no kuvuga ngo buriya ntago kakora. Uyu nabarebye nca yabonye ikigabo kivayo kumbe ikigabo nacyo cyabonye nawe maravayo dore ngabo. No ndakubona ja urabeshyira gusa ndakubona tu. Urabeshyira gusa ndakubona tu. Muragenda kuba imyaka urabeshyira gusa ndakubona tu. Yawe tagisi we. Yo kagira imana we tagisi. I nearly killed you. Ko nari nkwishe twara. Move. Genda ariko kabanya magambo urimo uravuga biki warunyishe se ndapfuye n'utwara. Iki cyaje kiruka kibona renga. Mara kubona renga cyarebye imodoka kirayireba irimo irarenga. Kimaze kuyibona kigabo kiraho. You in a hurry then? Uri muri rukanka di. Something like that. Ibintu nk'ibyo ngibyo. Any particular place you want me to drive you? Hari ahantu ugira ngo ngutware. South. American. Uri umunyamerika? Which part? Uturuka he? Different places. Nuruka ahantu henshi hatandukanye from different places. So you're on vacation? Uri mu karuhuko se? A lot of good restaurants. Nzi ahantu hari uburesitora bwiza, nzi ahantu hari utubanu heza wajya korera kuri kamoteri. Nshobora kuba nakurangira rwose. Niba ugiye nko ku Rusumo burya nakurangira kamoteri gahari kitwa makeup moteri dore ngabo. Ni makeup rwose wajyayo pe. I just landed. Baze kuba nahagera dore ngabo I just landed. Case custody. What? They have no idea. Musore namenya ari hehe ntaga akiri mu biro bya police. She's been moved to security. Yaba ari he nta muntu umuzana ari umwana wari he. They won't reveal. Ashobora kuba yatwaye mu merekezo meza. This is bullshit. Mugabo arimo arashinjwa ibyaha by'ubwicanyi. I'll keep pushing through the diplomatic red tape. Just find Tom. His last known location was. Ndagira ngo bashe kubagira ikintu wakora higa Tom amerekezo yema bigaragara ko yasa nkaho yarariho. Niye bashe bagenze kuba yamuha amerekezo yema asa nkaho yarariho. Kumbi kinacyo cyafashe imodoka amaze gufata imodoka yarimo ibyikorana buhanga murage mureba rero.
ashyiramo plate number maze gushyira plate number arasacinga ndetse abona na driver n'umushoferi witwaye ninde. It's on the best table here. Amaze kumonera hamagaye dore ngabo. This is the police. Iyi ni police. You need to remain calm. Biri byiza ukomeza ukituriza ntagire n'umenya neza ibiri biraba. Pay attention to yourself. We mera neza ntagire n'ukeka ibyo uri murabaho. Sibyo? Iyo mugabo urimo aratwara dangerous ari mubi cyane. What? Iki? Laugh as if I said something funny. Wewe mera nkaho useka nkaho wagira ngo ari ikintu mvuze cyiza. Kirashinyika dore kigabo ye. Kirashinyika. Yeah. Yego. Good. Now what are you? Muri he? Yeah, I'm on the A112, mate. De kuri A ku muhanda wa mbere rimwe kabiri. Have you gone past the petrol station yet? Nuramuka utaragera kuri petrol station iri imbere yaho ngaho. Be with you in 90. Genda uhagarare hariya muri ya petrol station kuri yo station ya petroli ndaba nkugezeho mu masegonda 90. There was a wife. Na mugore twavuganaga. Right. Ange yararimo arambaza kukina cererewe gutaha. I need some petrol. Ariko nkeneye kuba nakongeramo kuri ka essence ngiye kuri ka petroli hariya kuri ka station tumwe ka essence. I need some petrol. Okay? Buri kimwe kimeze neza ra? Yeah. Yego nta kimwe kitameze neza hano buri kimwe kimeze neza. Everything okay? Yeah. Buri kimwe kimeze neza kabisa nta kimwe kitameze neza. Kumbe yarebye gutya bagenza bonaga petroli karuzuye. Yaramubwiye ngo agiye kuba yanywa essence. Kandi nawe arimo aragenda akengaguzwa. Yarambwiye neza ko agiye kunywa essence. Murage mureba rero. Yagiye kuri Harvest petrol station uriyambwiye ko agiye kongeramo ka essence. Amaze kugenda I'll be really quick. Ndaje buretse gatoreka mbaze na nihagarike ndanywa ka essence ariko rekana nihagarike. Kigabo cyaciyeho kiruka dore ngicyo uko kigenda. Wamagaye kizi ko ari police ntago kiramenya bagenzi ko ari umubi. Ntago kiramenya ko ari umubandi. Kumbe uyu nawe ntago ari umubandi. Ahubwo urimo ararengana kubera ko barimo baramuhiga bamaze kumutangwa ifaranga rifatika. Kiriya nacyo muri amasegonda cyari kimaze kuba cyahagera. Murage mureba rero. Muri amasegonda make cyane cyari kihageze dore ngabo. Within a few seconds dore ngabo. Mu masegonda make cyane. Cye. Binikira. Yeah? Ibini kimwe kagira imana mu dore ngabo. No. Binikira. Cye. Yeah? Anapitaga wapi yeye? Anapita wapi bana? Kumbe yarebye gutya abanye. Yes, ushobora kwirebera filime ku buntu nta kindi wakora ujya kuri Google ukandikamo ngo Oshakur Films. Ukajya kuri iyi link ibanza usangaho filime nyinshi nziza zirangira zisa neza mu mashusho yose abasobanuzi bose Yanga, Rocky, Junior, Sankara abantu bose baba bariho. Ukabasha kwirebera filime ku buntu. Abro filime nyinshi cyane hariho filime zigera muri 100. Hari filime nyinshi ukenjoyinga agasobanuye ku buntu. Muka kamera yabuze umugabo. Kumara kubona ka kamera we mwabonye ko ndi police. Mimi police mnabeona vizuri. Yego nyene iriya control room yanyu. Kumbe kujya kura gutya muri control room ngo arebe kuri ka kamera byagenze bituma umugabo yaburiye he. Yaba akigira cyari marareba neza abona umugabo yaje yinjira inyuma ya cyagikamye. Pale ndo amepitia kubanyuze hariya byonyine ndamubona dore ngabo. Ngo kubanyuze hari ikigabo cyarakomeje bagenzi kimugendaho. Kiri bwishyurwa ngo amafaranga yakubye gatatu. Aho cyajyaga cyishyurwa cyisha umuntu abantu 10. Murage mureba rero. 10 people. You'll be paid handsomely. Ngari bwishyurwa ibihigo bifatika kandi bishimishije. Handsomely. Kuri kirurebe. Aga filime karacyageyo. Yo. Gabo. Kumbe yarebye gutya yabonye. Yari imodoka irimo mugendaho kandi imodoka yarangije arahagarara. Kirana cyo kivayo dore ngabo biracyakurana kira muri turatu kandi ngafite n'umwana. Baje kuri Emirates Stadium kuri stadium ya Emirates mu Bwongereza dore nga Emirates Stadium England Bwongereza London. Mwimbere dorundi nyuma kujaje yiruka abayinazema kira cyambonye agenda 10 grand if you knock him out for me. Ibihumbi 10 cyane cyoza kimumpagarikira ndamwishyura dore ngabo
10 grand if you knock it. Ngabo gene 10 by'amapaundi basore 10 by'amapaundi ku cyariye cyose kimumpagarikira dore ngabo murage mureba rero 10 by'amapaundi 10 grand biriya byabibonye ko umugabo yashese nawe arimo rero umugabo arimo arasubirayo murage mureba rero yewe wantizaga telefone nkakoresha can you give me a phone I can use kumbe ikintu yakoze Give me your phone. Wait, mate. We got man. a phone for you. Na telefone yawe dufite mani. We got no phone for you. Said okay. Uriya mugabo yemeye gutanga 10 by'amapaundi mani. Ngabo kumbe ngabo byatangiye kurwana dore ngibyo. Yo ngo yemeye gutanga 10 by'amapaundi birarangira bite biraherera hehe kuri kirureberero Fatlia cinema kuri kira wirebera gafilme kana cyajyeyo no hirya biracyarwana uriya nawe yemeye gutanga 10 by'amapaundi ku cyariye cyose cyahagarika umugabo kandi umugabo nawe arakubita shaho yaratikura kimbunye ukuboko bana no ngo kimbunye ukuboko bana yego ko gambirwa mwe amafaranga 10,000 arota ubuzima bwanjye harya ngo na telefone mufite herekanye guhe yewe iburya ndayigutiza n'amayinite arimo kabisa naraguze ejo bone naguze ipaki yuzuye ngo yaraguze ipaki yuzuye mana ngo yaraguze ipaki kumbe yarakwerekana n'imodoka yazaga muri ako kamwanya hari indi yazaga yego uyu ni jewe Where the hell are you? uri hehe Cooper sent someone after me. I'm trying. Kupa yohereje abantu baza kumpiga uri hehe nonaha You got GPS? ufite ka GPS yego Okay, Royal Victoria Docks Cable Car Terminal. kuri bwa bundi butwara abantu hejuru ndimo naturuka kuri stade ndagira ngo ukore hano hari nyene ko wangeraho dore ngabo iminota igera kuri 2 yonyine iminota 7 niba nari kuba nagikoresha reka dakoresha 2 ngi iminota 7 nagomba kuba yakoresha ngo nakoresha iminota 2 ngabo urakoze ja kiri byawe ikindi gihe murege mwiga kugira neza ntacyo bitwara ikindi gihe bageraga kugira neza ngo ntacyo bitwara ntacyo byatwara umuntu kugira neza murege muri bare agafilme nawe karacyajyeyo ngo Kupa yohereje umuntu uza kumiga Kupa send somebody after me yari yamwohereje umuntu uza kumuhiga Kupa God damn. bega buswa god damn it mana we no birarangira bite biraherera hehe agafilme karacyajyeyo kigabo kiriyo ikibwana kiriyo kirimo kirajya kumerekeza huriya karakare mu mugeze kandi ntawe kajya gasubira inyuma reka da karabanza kagire kagomba kugera karangiza ugafata kandi gasubira inyuma aya karaza kagera ntago gahagarara mu kirere nubwo gasubira inyuma n'ubutwazi butwara abantu bari VIP kuri Emirates Stadium abantu bajya muri stadium ariko bajya mu byicaro byibe biri VIP section kuri kirureberero birarangira bite biraherera hehe yo ainya yamagaye mugenzi ngo bahuriye kuri yo do ikigabo kiriyo kumbe na cya kindi kiriyo uyaje yiruka abandi hapu amasasa arimo kumugine bagenzi arahageze mu gihe he reached there on time yarahageze mu gihe imodoka yagiye migenda dore ngaha ko no kubaho cyangwa no gupfa muhambirwa arancitsira umuhambirwa arancitsira mana bega imyanda ubaye ikise kandi warashwe sasu ryanyinjiye How was that? biriya byari iki Present from Cooper. uriya ni inshuti yoherejwe na Kupa He got her in protective custody. umwana ari he bamujyanye mu bantu bashinzwe kumurinda they got her to protective custody ana amerekezo yan bamujyanye baramujyanye bagenzi ngo hari umutekano agomba kuba yabari protective custody hari yajyanywe ahantu hari umutekano agomba kuba yabari muragiye mureba rero agafilme no karacyajyeyo kurikira wirebere the sound video library. I'll check upstairs. Right. Nyamugiye kureba hejuru go check upstairs ngo mujye kureba hejuru. Where are we? Hano turi ni he hari umutekano wa mwana we. Hano turi hari umutekano ntugira ikibazo. Wa turi ni he where are we? Hari ikibazo ufite? No. Oya mfite ikibazo.
Not to be scared. Mwana wanjye ntugire ikibazo. Yeah, and I'm not going to let anything. Ntago nzigera ndeka icyo aricyo cyose cyakubaho kubera kangaha nta wundi mubyeyi ufite. Data wanjye ariko ndimo ndamukumbura. Niko bagenzungu yari umukozi usanzwe ariko arimo arabwira umwana ko nta wundi muntu afite wamureberera kamufata nk'umwana we. Niba byaraye byose umeze urananiwe. Reka ubashe kuba waruhuka ejo tuzagira byinshi tumenya kuri papa wawe sibyo? Sibyo mwana? Unyemere nkwemere unyisangemo nkwisangemo. Hedere ngaho. Where is it? Ari. Nabashe kuba namubona. TNA. Ndagira ngo umenyera neza n'umwana wanjye hereri. Nahagana he yamuhamerekezo. We're going to get location. Ibyo byose turaza kuba twabimenya tugiye guhiga abasore twakoherezayo. An embassy detail dispatched to Carlin's. Tugiye kohereza abantu baturutse kuri embassy kuri ambasade y'Abanyamerika mu gihugu cy'Ubwongereza bajye guhiga umwana wawe kuri kirureberero. Baragiye kohereza bagenzana baturutse kuri embassy y'Abanyamerika mu Bwongereza. Looks bad, Tom. Tom birameze nkaho icyo kikomere kimeze nabi reka mbaje kuba nagipfuka. Out. Oya. I'm gonna get you to a safe house in London. Reka mbaje kuba nakugeza mu nzu yacu umutekano London hanga mu Bwongereza. Take you to Carl. We need to go and get her now, Ray. Ukeneye kubona umwana wanjye ariko umwana harabari buze kujya kumureba. And who are on their way. Hari abantu bari buve kuri embassy bajya kumureba umwana ntugire ikibazo reka mbaje kuba nagupfuka. Think I'm here. Uri munacheka icyanzo nyana riki. Fixed up. You and your daughter can be long gone before Cooper and he's present even. Nanze neza ko we n'umukobwa yamushora kwa mwagenda mukagenda kuri kupa mukagenda mukabura. Understood? Uri munabyumva neza? Understood kumbe kupa ari maramuhiga. Barakwereka polisi hano yatangiye kugenda yiga byinshi kuri uyu mugabo. Ariko umugabo agenzi bari kugenda bigaho amazine original ntago ariyo bari kumwitana. Come in, Sarge. What you got for me? Oh, good. Nicyo mfite sergeant. Your workload is just. Icyo nari ngufitiye n'ubwo akazi ari muragenda ukora ngo harabaje ko bakajyana. Parker case. Uriya mugabo kirego cya Parker. Nagira nkubwire ngo batubwiye ngo tukireke. You're off the case. Ibyo nicyo mbwira. Akira icyo ni igipapuro kivuye mu nzego zo hejuru zituruta. Zire kuri uriya mugabo. Got 3 officers in the hospital down at this bar. Umva uzi ibintu yakoreye abapolisi bangiye kwa muganga. On ice. Yeah, ntago nabyemera. Case. Iki ni kirego cyanjye. This has come straight from the top. Ibi ngibi bivuye mu nzego zo hejuru kereka niba bumva ko ari we bashyize hejuru kaba ariho cyita icyawe. Do what you like, sir. Wakora ibyo ushakanye kubaho ariko genda cyakeneye umugati. Kandi nawe niba ukeneye bugura murekura uwo ntago kimugendaho. Uyu bagenzi ngo ntaga kimugendaho. Nta cyaha na kimwe kimuhama. Kandi ngo bivuye mu nzego zo hejuru. Order from the top. Nzego zo hejuru zirenzeho. Zemeje neza ko nta cyaha na kimwe kimuhamba mu murekure kubera kuri mu bagenzi bigaragara ko yari kuri diplomatic mission. Kumbe yarebye gutya yaje kureba umupolisi uri ku kirego dore ngabo. Kirego. Mr. Cooper. Cooper yarahamagaye boss. Niko mbwira Jean umugabo yapfuye cyane. Before sun up, there's nothing to worry about. Ntugire impungenge ndaza kumurangiza mbere yuko izuba rirasa. To a safe location before I could get to umwana ngo bamujyanye muri safe location hehe Jean. I said where? Hehe. I'll know shortly. Ntago ndabimenya ariko ndabimenya mu masegonda make cyane. Gahambirwe bimenye cyangwa umbwire mu kirara ngo namenye amasegonda make cyane umwana bamujyanye. Ngo umwana wari ari muri safe location. Umerekezo y'ibanga. Bamuhisha ahantu hibanga. Ngo bimenye amasegonda make cyangwa umbwire hinga mubwire. Kurikira urebe rero. Agafilme karacyajyeyo. Ngo nabimenye amasegonda make cyane. Within a few seconds. Abimenye amasegonda make. Baragiye. Aho bakagiye muragiye mureba. Bagiye bagenze muri safe house. Aho yaragiye kuba yagira byinshi amufasha. Uriya mwana w'intuza yaramereye nabi kabisa son of ntuza bici. Ngo ni mtoto wa ntuza. N'umwana wa ntuza. Kuri kirurebe rero. Birarangira bite biraherera he. Patlia's name. Birarangira bite birahera he. Ngabo kuri kirurebe Which floor? 5th. Yeah, ni floor ya kangahe? Ya gatanu. Which floor? 5th. Ya gatanu niyo tugiyeho. Baragiye bagenze kuri etage ya gatanu ngo no hari secure location. Hari inzu yabo y'umutekano bagomba kuba bakoreramo ibyabo. Hari mu Bwongereza. Ni igihugu na Amerika. Bafite inzu zabo. Zitandukanye n'izizwi.
Ari mu Bwongereza, London. I Londres muri Angleterre. Londres ni mu Gifaransa. Angleterre ni Gifaransa. Bwongereza mu Cyongereza yitwa London. London, England. Mujyi mukuru w'igihugu cy'Ubwongereza. Kurikira urebe. Nyabarakomeje baraza bagiye muri secure location. Safe house yabo. Mwana nawe yajyanwa ahandi hatari hari. Yeah, well, the suite at the Ritz was taken. Ahantu se hano heza kubera ko tujya kuhaza handi hose hari harafashwe. Yacyuzaka nimero arahamagara. Where are you? Muri hehe? I'm at the safe house with Tom. Turi kuri safe house ndetse na Tom turi kumwe. Yego. Mobilizing agents to her location as we speak. Aho tuvugana gutya maze kuba nakoreza abasore bari bavuye kuri embassy bagiye kuzana umukobwa aho tuvugana gutya bagiye kumujyana kuri ambassade y'Abanyamerika. What's the intel on the guy that Cooper sent? Uriya musore kupa yohereje. D from the Emirate line CCTV. Twaje ko twakurabwa kamera kuri CCTV tugira tumumenye. His file reads like Izina rye mugabo bakunda kumwita Bishop. crafted MI6 with a book. Unamugabo tuvugana gutya yageze kuba yakorera mu ibundi yitwa George Edwards. Ariko ngo bamuzi nka Bishop ngo yakore MI 6 akaba ari umugabo ngo ujya ku kirego bagenzi byange bikunde ngo kikarangire uko kirangije. Comforting to know. We'll be in touch. Ubwo turaza kuduhamagara umwana mukimara kumenya neza ko ageze kuri embassy natwe turaza kuba duhari. Dore ngabo. Yitwa Bishop. Let's get you cleaned up. Yakoraga MI 6 MI 6. Reka mbashe kuba nawe ukarabya. Barakwereka embassy US Embassy London. Bohereje abantu bajya kuzizana umwana muri aho kamwanya. Back safely to the embassy. Uyu mwana mugende muzana muri aho kamwanya mukimara kumukura mujyane kuri embassy. You know, he said he slipped out of the country when we moved you and Carly here. Urabizi mukanya gato turaya tugukura hano we ndetse na Kori tubajyana handi hano. The Croats, North Koreans with guns. Byabyuze umunamutse abajyanye muri Korea y'Amajyaruguru. Just can't find the son of a bitch. Akaba ariho mwajya kwibera kugeza igihe uriya muginga twazigera tumubonera. Wants to stay hidden. He stays hidden. Nagiteka ryose no azahora yihishe kumbe uriya mugabo naye kupa. Ariko hereza ne leta y'Amerika ari miramuhiga n'ubwira miramuhiga ariko twabonye yibere muri Amerika. Harimo yibere muri Amerika barimo baramuhigira impande n'impande yibere muri Amerika. Ngo bagira ngo bahite bayimuntu no musore nta kumusubiza muri Amerika ngo bamujyane muri Korea y'Amajyaruguru. Uragiye mureba kubera iki yakoze iki? It's my pinch a little. Yakoze iki? What have he done? What have he did? Yakoze iki gituma ari marahigwa cyo? Yakoze iki gituma ari maramuhiga n'abari marahigwa kumbe twabonye iki? Kanya gato cyane baga detective hakurigiriya niba kivuye kumukorera ibiki? Cyagarutse gutya imipira ye dore yuzuye amaraso. Twabonye kimwitegereza kandi kugira ngo ubone kari n'umwicanyi mubi yagiraga imyenda yose isa. Mwenda mbonanye muri kano kamwe nyine wongeraga kumubona nanone yambaraga imyenda isa. Dore ngabo. Yagenda mu modoka nini kandi. The big car. Agenda mu modoka nini nka ziriya. The big car. Bageza cya SUV 52 BVG. Arangije arayisacinga amaze gusacinga. Arasacinga niba basacinga ibiki. Hafite ikoranabuhanga riri muri bugufi. Agira atya kumbana kandi katangiye kwarekana. Katangiye gusona kitwa trays. Yagize atya kumbe yaramaze kubona abagenzi umuhanda ndetse n'amerekezo na plate number. Yiriya modoka bari bamaze kugendamo. I'll live. Ndaza kubaho bana you live. I'll feel a lot better once Carly's back. Gendaza kumva merewe neza cyane ari kumbonye umwana wanjye agarutse. It will be. Yari bugaruke nugira ikibazo. She will be. Guarantee that. Aragaruka ryari? Uri arahindukira mureba. It's not your fault. Ntago ari kosa ryawe. See it that way. Ntago ujya ariko mbireba ariko. Ntago ari kosa ryawe. You can't think like that. Ibyo ntago aribyo watekereza. You can't think like that. She's dead because of me, Ray. No. Yapfuye kubera jewe sibyo? Cooper did that. Oya ni kupa wabikoze. Ntago ari wowe kupa niwishe umugore wawe. Me. Ariko nukuvuga ngo igisasu ni yari yagiteze. Dead, not her. Umugore wanjye niwe cyaturikanye. Kumbe kupa ushaka kwica n'umugore nawe mwice n'umugore. Kubera iki rero? You know when I met Emma, I was so deep into that world. Urabizi iyo ndimo ndatekereza ku mugore wanjye mba numva isi yanjye isa nkaho ntayihari. Ariko umwana wanjye mukobwa niwe usa nkangarura icyizere cyo kumva neza mu by'ukuri ko nanjye hari icyo ngomba kuba naberaho. Ubwo nagira ngo byumve rero ko ntago nagira umutuzo umwana wanjye ntamureba. Who she was. If I can't protect her.
niba ntashobora kuba narinda umwana wanjye Then what? niki kindi nakora? If I can't protect her, then what? Ngo niba yumva atarinda umwana yenga bishobore, ngo niki kindi yumva ko yakora? Murage mureba rero agafilime nako karacyajyayo. Fatlia sinema birarangira bite, biraherera hehe? Kumbi imodoka y'abanga bahani hereri hari cyari kirimo kiratrackinga mu kanya gashize, cyaraje kirahagera kandi ngo na hantu hibanga bari baje. Burya ibanga n'ikoranabuhanga biragatsindwa, burya ntawe rwose, burya ikoranabuhanga n'ibangasha ni ibintu bitajya bihura. Muganda nakubwira ngo tabikwatagana ntago burya bigera n'ihuriro, ntago bijya bihura. Mugabo agenda n'intwaro, agenda n'ibintu byose, afite na briefcase, agenda nk'umudiplomate dore ngaho, kandi ntago ajya yihisha ngo polisi iramubona reka da. Ngo hitwa Bishop arazwi nubwo leta irimo iramuhiga ariko arazwi n'ubundi ko ari umu eliminateur dore ngaho bararangiza izo eliminator. You good? Umeze neza? Twagenda yego tugiye kuri embassy. Bari bagiye bagenza kuri embassy ngo bahuriye n'umwana we kubera ko niho yaragiye kuba yajyanwa. Icyo bataramenya neza nuko Bishop nawe ari maraza yaje reba aho bakanze n'abari hazamukira, bibagiye bahasiga amaraso, abamenye inzira bagiyemo. Urimo uramureba Bishop Edward ngo yitwe Eduardo, nyaba baraje flo ya gatanu dore ngabo kigabo kiriyo kigize gutya, ndetse n'abagize batya bakubitanya amaso. Tera yocha dore ngabo mereze imfunguzo kids. Son of a bitch! Kuriya mwana w'umugingara dore ngabo. Bishop ariyo naho bamucikira muri uyu mujyi. Ray! Weapons! Bedroom! Intwaro nabo bari bazifite nicyo batari babuze intwaro. Clever. Ready? What's your alternative? That wasn't a question. Munyabwenge sha Clever ngo bigeze abanyabwenge buretse naje mbereke. Kumbe iyi briefcase ye yari irimo igiturika, baje kumutegereza ku rugi yinjire gusa, nawe arangije araza. Hello, Thomas. Bide Thomas, yerega ndakuzi, ntago witwa paka ndakuzi. Fedu got in too deep and ended up with a dead wife. Biraza kukurangira nurangire nk'uko umugore we yarangiye gahambirwe. Thomas, ntago nzi ko gutukana na byari imico yawe ariko. You know, urabizi after I kill you, nimara kukwica, guess who I'll be tracking down next? Urimo urakeka ari ikindi tuza guhiga nyuma yaho. Guess what we tracking next? Urimo urakeka turi guhiga iki nimara kukwica. Ukaye ngo ndakurangiza nk'uko umugore we yapfuye, bigaragara bagenzi ko kino kigabo hari byinshi cyamenye kuri Thomas. No yarajwe na Kupa. To know his granddaughter. Carly, is it? Kupa araza kugira umwanya wo kugira ngo amenyekane n'umwuzukuru we, yaryo yitwa Kori. No mwuzukuru we. You're gonna be dead before you get anywhere near her. Wagahambirwa uraza gupfa mbere yo kugira na kimwe ugeraho. Well, he'll be landing soon. Ibyo byose biraza kurangira mu kanya, amasaha arimo aragenda yihuta. Turamenya neza uri bupfe mbere y'undi. Ngo you gonna be dead before you get anywhere near. Dead. Fuck you. Ndongera nagututse. Kuri kirurebe kumba bakomeje gutegereza ikigabo. Ko bategereje ikigabo. Baragitegereje. Cyaturutse ku ruhande giturika mbere ngicyo unzu ya mu cyumba cy'abaturanyi. Ibi ni iki we? Ibi ni kimwe kagira Imana ngo cyaturutse mu cyumba cy'abaturanyi. Haya. Murage mureba rero.
cyaturutse mu cyumba cy'abaturanyi. Ibi ni iki we? Ibi ni bitugani. Ibi ni ibiki dore ngabo. Haya. Ho. Ibi ni iki we dore ngabo. Kurikira wirebere rero. Cyaturutse mu cyumba cy'abaturanyi. Yo. Mbega ibintu ushaka. Bishop ari hari ikigabo kiriyo. Edwards. Aya. Warekura warekura. Wakohereza. Kabiri gatatu ture. Kumbe yuryara muri yewe. Hajya. Kanda habishaho. Jya ugenda. Ndagukavaringa reka ntago nagusiga. Ngo genda ndagukavaringa ngo reka ntago nagusiga. No. Turage nabo batangiye guhunga hano masaso arabaye biturika birabaye. Abantu bose bari barimo batangiye guhunga. Ziriya ni inzu usanga abarubakiye abantu batishoboye cyane ariko bakabamo nyine nabo bakabaho nyine nk'abandi bantu ariko bose bakabamo ariko baba muri za apartment dore ngabo. Arashwa ahantu habi. Muva mu nzira mw'abantu mwe bana move. Bishop arimo arahiga abagabo. Arimo arahiga abagabo, he's tracking people down. Arimo arabahiga bukwari. Arimo arabahiga bukwari. Bishop. Hainya. Mbega. Uraza kumererwa neza. Mugamerewe nabi. Meze neza. Talk to me, Ray. Vugisha Ray. Talk to me. I got nothing to say. Nta na kimwe gifite cyo kuba nakubwira I got nothing to say. Ntago yari afite cyo kuvuga. Go and get your daughter. Genda ujye kuzana umukobwa wawe. First. No. There's no point. Nta ngingo. Ray. This time you've been shot. Hey. N'ubwa mbere urashwe umva Ray twe twarashwe inshuro nyinshi. Just keep the pressure on the wound. Komeza ukira akaboko kumbe. Ray. Unashira akaboko bagenzi ku gikomere. Stay with me, Ray. Gumana nanjye Ray, stay with me Ray. Yari kumubwira ati ngo bagumane. Mugabo nawe akarayifu bigaragara ko kari karimo karanga. Stay with me Ray. Ibi ntago ari byo. Ibi ntago ari byo. This is not right. Ibi ntago ari byo. Harabyakira ate. Kumbe yarebye gutya. Yakomeje kureba ka tracking dore ngabo X-Tracks. Hari akarimo karagenda ga tracking bigaragara ko kigabo nakirimo kiramugenda. Ari mpamvu cyane amenye n'ahantu bari. Kumbe ndogisi bimendeka. Muri masara kandi kanimero kamagaye kuri wa ndori rushinzwe kureberera umwana. Hello? Yego. Mallory? Yeah? My name is Gail Callister. Nitwa Gail Callister. But I need you to listen very carefully. Ndagira ngo unyumve neza witonze. And the British police force and hari aba nagira ngo nkubwire ngo abo bongereza barahanga ntago bakiri ku kirego. But I'm sending protective detail to your location. Hari abantu ngiye kuba nakohereza mu merekezo y'ahantu muherereye baze ko batwara umwana. His father's coming here. If he's dangerous then I need to know. Nagira mbashe kuba namenya isa ataragera hano ko se tumenye ngo ni mubi cyane. Oya. Ntago se ari mubi. Abapolisi twabagaritse kuri iryo kirego harabo tugiye kuba twakohereza baze batwara umwana murage mureba rero. Polisi ngo yari hagaritswe bagenzi ku kirego hari abandi bari bagiye koherezwa ngo bagende batwara umwana. Murage mureba rero birarangira bite? Biraherera hehe? Aga filime nawe karacyajyeyo. Fatliya sinema kuri kirebe rero. Ntago ari byoroshye we. Ntago ari byoroshye kubera ko ikirego kiraba kirakaze ndagakuroga. Ntago ari ibintu byoroshye gutyo kumwe abantu bakeka ko byoroshye reka da. Byari bikaze we. Kigabo cyaraje guhiga umuntu kumbe kimubuze dore aho yarari. Yagitegereje nacyo kivamo.
imbunda yawe hano hino buhoro kandi buhoro toss me your gun gake kandi gake Don't drive. ngaho twara then drive no twara ngo gake kandi ngo hanyuma nurangiza utware yaramaze kubona ko nakiri kugenda kimutrackinga. Sorry about your dead friend. wihangane ku inshuti yawe yapfuye. Sorry about your dead friend. Ntago yari muri gahunda. You're not gonna kill me. Ntago banyica ndabizi. If you were, you'd have done it by now. Wakabaye ushaka kunyica akabaye wabikoze kare. Ubu ntago banyica ndabizi. Nzi neza ko ubwo nanjye nkeneye impamvu yatumye utanyica nuko nzi neza ko nkeneye. Because you're gonna do something for me. Ni kubera ko ndakureka kubera ko nanjye aricyo ngira nkorere. I know you're gonna do something for me. Hari icyo ugiye kunkorera. What was it like? Bimeze bite? For 5 years. Kugenda ukihisha waramaze imyaka 5 yose uri umutasi for undercover, uri undercover for 5 years. Trying to take a man like Cooper. Bikakurangiza na ugirimo aragenda ngugira ngo uhitane umugabo nka Kupa n'umugabo adahitanwa. Burya nta mugabo hitanwa n'ifaranga. Burya ifaranga nakabuko ryigira cha uri fite ntaganyeganyezwa cha ntabungwa. Oho, dore ngabo gahambirwa. Byakurangiranye umugore wabapfuye kandi ari umwana w'abandi. Umugore we yarapfuye kandi ari umwana w'abandi. Waragiye gukora akazi k'ubutasi warangeze ukavangamo n'urukundo ugahambirwa. Kumbe bigaragara genze ko umugore wapfuye ari umwana wa Kupa. Bigaragara ko Kupa impamvu nyamukorere maramuhiga ari kubera ko yatumye umwana y'umukobwa apfa kandi akaba yaranamubyaje atabishaka. No, vamo. Toka pare. Vamo. Funguzo zimpereze sha, give me the keys. Yazi kubisi pocket. Get out. Soka mu modoka yanjye. Binikira. Get out. Soka modoka. Get out. Gonsohokera mu modoka. Ngabo. Your head. Fingers locked. Ibiganza bya hari nyuma kandi huza intoki dore ngabo. The hand in your head, the fingers locked. Na huza intoki. Very scenic. Move. Komeza urugendo we. Move. Genda imbere katsino. Yarakomeje sunika ikigabo. Kandi cyaje ikigabo ni na kinini. Ikigabo ni na kinini kino kigabo kiraho hari burya ari kinini mo kandi. Oho. Murajye muva ku bintu bingana nk'ibi ngibi dore ngabo. Ni na kirekire hari burya ari kirekire. Yarakomeje arakijyana. Kirambwiye ngo iyo ari kuba ushaka kunyica akaba wanyishe kare. Ibi bigaragara neza kutagiye kuba wanyica nta nicyo ugiye kuba wankorera. Kumbe umugabo Kupa azaryamye asinziriye imodoka kandi arimo arareba kandi asinziriye. Ari kureba umukobwa. She's very beautiful. Ni mwiza. Yumvira amagambo. So precious. Ni mwiza ubu ni wagaciro. Ni imari. You're with her very soon. Turaza kuba turi kumwe nawe vuba. We're going to be with her very soon. You know, it's like Urabizi. one of the universe's greatest jokes. Yaramutse aje nahita mbona ku isi yose iri kunsekera. All the money. Amafaranga ndayafite. Mfite buri kintu cyose ariko umwana wanjye ndamukeneye. Something I can't have. Hari ikintu ntigeze ngira uriya mwana w'umuginga yatumye ntagira umwana wanjye. What was the most important thing in the world? Kandi umwana wanjye niwe wari ikintu kingira akamaro mu buzima bwe ku isi yose. Look at my granddaughter. None bu kintu gihari atwara n'umwuzukuru wanjye atuma ntarizigera mumenya. It's nothing but a distant memory. Nanjye ndaza gutuma umwana wawe umwuzukuru wanjye murera isaza abahe imyaka yose atazigera amenya n'ahazigera mukura. N'abakiriho ngo n'abakiriho n'aba yarapfuye ubwo nabyo birabirangiye gutyo. Murajye mureba rero. Kumbe umugabo yaraje kwihigira umwuzukuru we. Ariko akaba mushaka se atakiriho. Akari agomba gusigarana bagenzwa agasimbura umwana we ise yishe. Mukobwa bigaragara bagenzi ko uyatwaye mukobwa abandi kandi utarigeze mu muha. I'm going to call your employer. Ngiye guhamagara umuboss waguhaye akazi. You're going to tell him. Muramubwira neza aza ahure nanjye hano. And you're going to tell him you have his granddaughter. And you're going to arrange. Uranamubwira neza ko ufite umwuzukuru we aze hano. One entrance, elevated positions. Urimo urakeka ibyo nabyemera? If I do what you're asking. Ndamutse nkoze ibyo usaba. What's in it for me? Genda kuramo ihe nyungu. Maybe I'll let you live. Hari ndi bukure kubeho. Kumbe iki kigabo uzi icyo bitwara? Man like Cooper. Mugabo nka Kupa n'abantu bajye bamukinisha kumbe ikigabo bagenda gifite utundi twumva. Ibyo ni kirimo ravuga. Just an observation. Your friend tonight dead. Inshuti zawe zirapfa. Umugore wawe yarapfuye. Inshuti ya mwari muri kumwe yapfuye. Umwana nawe mukanye Kupa bari kumwe. Ntago ukeneye kunyica. Not until I've made that call.
kereka maze kuba nahamagara biri ukeneye kumamagara kubw'ibyo rero ntacyo uri buntware ibyo bigerageza rega ntacyo wantwara ndabizi neza ko ntacyo wantwara ngarabizi neza ko ntacyo yamutwara ibyo ni kiri muravuga ndimo ndavuga Kori ndetse na sekuru bari kumwe wa kigorye warapfuye utakiriho uri murakeka karuza amerekezo kupa arimo aragenda ahantu umwuzukuru wari yagiye gushaka umwuzukuru we ngabo kumbe kigabo ntayinya mama we ikigabo kiriyo ibi ni iki mwokagira imana mwe ntayinya dore ngabo yegoko dore imigeri we ntago kinyeganyega kirakomeye ejo urantangaje cyane nyuma y'ibikomere byose ufite uracyabasha gutera umugeri dore ngabo yo irebera urugamba nawe rero You know, Detective Quinn was quite talkative to a bullet. Iyo uza kumenya neza Detective Quinn yagiye gupfa maze kumamerekezo ndetse namaze no kumana yahereza kupa. Ngaho tuvugana gutya kupangiye kubagera ku mwuzukuru we dore ngabo. Yo! Kumubwira gusa ko amerekezo y'ahantu umwana we ahaza. Kigabo yakiroshye inyanja n'ikigaruka kiraza kuba ari gitagatifu burya ari musanga ari bitagatifu jaho. Ugasanga ari bitagatifu ngo n'ikigaruka kiraba ari gitagatifu kumena imodoka yakiri hariya ku ruhande ya modoka yacyo yari hariya bugufi iregari yake ya modoka y'ikigabo dore ngabo yari hariya bugufi ntayikombari ntago yari iri kure urajya ureba rero iyi modoka yacyo ntago yari iri kure ayikuambari reka da iko pare karibu pare bugufi hariya bugufi urajya ureba rero kumbe barakwereka abagabo bari bavuye kuri embassy bari bahageze polisi bazibwiye ko zakwigendera uriya mugabo ngo nta cyana kimwe gishinjwa inzego zo hejuru zamaze kuba zabyemeza polisi zagomba kuba zakwigendera abantu bakakurana bakabajyana inzigasigara hariya bari bavuye kuri embassy London bari mu Bwongereza rwagati yabo nibo bari baje gutwara umwana ndetse n'umukobwa wamurindaga bajyane kuri ambassade. Agents Boyd and Reed. Hi. Agent Boyd and Reed. Bite byanyu ni karibu. Ngabo barinji. The girl, is she asleep? Umukobwa ari hiya baryamye. I'll get her. Ndajya kumuzana. Mwemuretse gato. She's been through enough the past few nights. Mwana anyuze mu bintu byinshi cyane mu gihe cy'umunsi umwe n'igice. To be out of here in 15 minutes. Dukeneye ko twaba tuvuye hano mu gihe cy'iminota 15 byashoboka byose tukaba twagiye. No, we need to be out of here within 15 minutes. Ngiye minota 15 gusa bagomba kuba bavuye hariya. Ibindi byose ubwo bikaba biri buze nyuma ariko bagiye. They need to be out of there within 15 minutes. Kumbi kinacyo yo ari marazazanye n'imodoka yanjye dore cyahamagaye boss
kirambwira ngo umugabo arimo araza ndetse yazanye n'imodoka yanjye kumburiya yagendeye kumerekeza imodoka yacu yari ifite amerekezo meza cyane ibintu byose byari byesitayemo agafilme naho karacyajyayo murajye mureba kumbi egirayo ntimukagende mu masaha y'ijoro kibaho shaho kirarokoka kigira amahirwe yo kubaho dore ngaho kandi kuba kibaho ni n'ikirara ni ikigangi. He was a gangster. To get going. Dukeneye kuba twakomeza urugendo. We need to get going. Ngo bari bakeneye ko bakomeza urugendo. They need to get going. No, bakeneye ko bakomeza urugendo. Nya turi hafi yo kuhagera da. Turi hafi yo kuhagera. Iminota mike cyane turatuhageza dore ngaho ngo turi hafi yo kuhagera da. Ngo they need to get going. Bari bakeneye bagenzi ko bakomeza urugendo. They need to get going. Kurikira wirebere rero. Agafilme naho karacyajyayo. The sound video right bro. No. Haya. Hainya. Ja. Gabo. Bakomeza urugendo. Kumbuye nabari mari rukanga bagenza ari ku muvuduko. Ataramenya neza ko abandi bari hafi yo kuba bagerayo kumbi kinayo cyabonye indi modoka nayo kiri ku muvuduko dore ngabo kiza amerekezo aba no bari bakeneye ko bakuru n'umwana no bakamujyana tugende rero. I forgot my bracelet. Hari byo nibagiwe dore ngabo. You haven't got any kids, have you? We'll bring the car over. Tugende rero. Umwana ari bagiye disika agakufike yari bagiye agakufika kumba bagisoka hanze bararashwe. Kigabo cyari cyagezeyo cya Kupa is there. Kupa ni hari dore ngabo. Na Kupa yarariyo. Kupa is there. Kupa yarariyo. Haya. Kupa ni ho yarari. Murajye mureba rero. Kupa yarariyo. Carly! Hurry up! Kori tugende. Ndimandaza. Ngabo. Hari cyazaga. Durukwa kireba. Please, you've been looking after my granddaughter. Ndabizi niwe umugore umaze igihe kirekire muri ayo mwuzukuru wanjye. Are no longer required. Ariko ibyo wamukoreraga ntabwo bigikenewe. Your service are no longer required. Ibyo yakoreraga umwuzukuru ntabwo bigikenewe. Muragenda ku bintu by'ibi byarakaye. Ndakeye ku mwana wanjye ari hano. Umwuzukuru wanjye ari hano. The granddaughter is here. Arangiza uwo nguwo aho ngaho. Ibyo ndabikurangiza boss dore ngaho amasasu yaciyemo. No! Ugere mari rukanaga aramenya neza ndisi ku mugabo yagezeyo. Yageze aho umwana ari. Umwana arabonye bracelet siye. Bracelet. Wigira ubwoba mwana muto. Dore kigabo. Charles. Amazina yanjye nitwa Charles Cooper. Your grandfather. Ndi sogokuru wawe. Reba hano wa mwana we. Ndi sogokuru wawe. Reba neza. Yagiye kumwereka. You're my grandfather? Uri sogokuru wanjye? Yeah. Yego mwana muto. You know my daddy. Data uramuzi? I know him very well. Ndamuzi neza cyane. He's a good friend. Ni inshuti yanjye nziza. He sent me to look after you. Yari yanyohereje ngo nze mbe ndimo ndakureba. You know? Urabizi? So much like your mother. Hari byinshi buryo usaho mwanyukosha. My daddy says that too. Papa naye yajyaga bivuga ngo nsa nka mama. You got kind eyes. Ufite amaso asa nkaye. Urasa nkawe no mu maso. You know? Urabizi? She was the most important thing to me in the world. Yari ingirakamaro kuri giye kuri isi yose kurenza n'ibindi byose mfite. She was very special. Yari wagatangaza. Just like you. Yari ameze nkawe mwana muto nawe uri wagatangaza kuri giye. I believe she's looking down on us. Ndimo ndizera neza mbyukuri hano ari aradutegereje. Sibyo? I think she will be so happy. Ndimo ndizera enda ko azishima. We finally got to meet. Kubera ko ubwa nyuma namwe duhuye nawe. Kana karishimye. Gahuye na sekuru. Ariko sekuru ugira ngo yice se kugira agasigarane murege mba kuba imyaka. Sekuru ugira ngo yice se kugira agasigarane. No. Murage mureba rero. Agafilme karacyajyayo. Kari gahuye na sekuru ugira ngo yice se kugira agasigarane. Murage mba kuba imyaka barakaye.
uyu nawe yaraje aparika hirya ho gato atagira numva umuriro wa moteri azamenye inyuma imbunda ziriyo ibikoresho birahari dore ngabo ibikoresho biriyo Jean ka bastora arabanza arakibikira yarangije akuraho ikindi cyaro barahari akura na by nature muragiye mureba rero aje guhiga umugabo witwa Charles Cooper hanyuma what do you say we get out of here? ndimo ndakeka yenda tutaguma hano Somewhere hot. Twajya handi hantu heza. Where it's sunny all the time. Aha nizuba rihora ryaka igihe cyose. Mu karuhuko? Yeah. Yego. Soraje guhiga sebukwe. Papa zaza. Of course. Yego nyina zaba hari. Ngo data zaza ngo yego. Tugenderera umwana muto. Akana disikari kishimiye sekuru. Yakeretse amafoto ari kumwe na nyina ndetse dore ngabo. Ngo data zaza ngo yego. Kumbe uyu mugabo nawe umuntu aje guhiga abagenzi ni sebukwe uriya nawe arimo arahiga umukwe ngo muri ture yasigarana umwuzukuru murage mva kubira imyaka barakaye ngaraba mwishyuye ngo yerere umwuzukuru we ngaraba bonye isimbura y'umwana we yabuze murage mva ku bantu b'imyaka ukuntu baba araba nkabi imyaka sha imyaka y'umuzi itandukanye n'iya kera kabisa yo uyarebye ibigabo amasasu bullet zirimo Charles yazanye n'umwana. This is Hannah. Uyu ni Anna. You're very nice. Azakubera mwiza. Ni inshuti nziza. Akana bite? Witwa Anna. She's very nice. Kumbe uyu. Hana ari marakojewa cyara kamura ibindi daraho biherereye hakurya. Turapanura paka giye boss ari buvire hano. Kikigira cyado. Cyabonye imbunda imbere yacyo. Kandi ibikozi by'umukire dore ngabo kireba neza we kira hasi cyangwa umbwira kiraseka kigiseka gutya gishizemo no ibyo ni iki we na bintu by'imikino What was that? ibyo byari iki Sogoko ibyo fireworks izo ni za fireworks they make me nervous ibyo ntabwo njya mbikunda ubu ndiyo mbyumvise let's stop Ana genda ujye kureba uko bimeze bihagarare sibyana genda bihagarike dore ko kikaba kireba ngo ni za fireworks kandi ngo genda ntago njya mbikunda ngo nagenda bihagarike ihereje umukobwa ngo ajye guhagarika za fireworks muragiye mureba Hell Nyanyuza kuma hariya dore isasu we Hell birarangira bite birahera hehe ngo they make me nervous ngo bituma ntishima ntago nyambikunda ngo ni za fireworks ngo zituma ntishima ntago nyanzikunda ntago yakundaga fireworks habe na gato ariko hazipenda gata kidogo ngo ntago ajya zikunda habe na gato kigize gutya kumbe gicyarashe rwanye na mudenderi bagishizemo nacyo kandi sasu ryiriye mbunda nago ugigaruka naga ruvuga ngo urakomereka reka da buryo ugenda ugiye aga filime nako karacyajyeyo iki biramenyeranye birongeye birahuye ntago ari ubwa mbere bihuye iyo biraziranye we biraziranye byarongeye birahura byo gatsindwa dore iby'ibigabo ajye woga twowe hajya naho tuvugira gutya ibyawe no munsi birakurangirana byarongeye birahura dore ngabo biraziranye none icada biraziranye ibigabo ko ari bibiri ngo birakurangira no munsi yego ko dore ibintu we yego ko dore ibintu we shi kigabo nacyo kiratikagura ariko ibigabo
akagabo karaho naho gakomeye. Ushobora kwirebera filime ku buntu, nta kindi wakora, ujya kuri Google ukandikamo ngo Shakur Films, ukajya kuri iyi link ibanza, usangaho filime nyinshi nziza zirangira zisa neza mu mashusho yose, abasobanuzi bose, Yanga, Rocky, Junior, Sankara, abantu bose baba bariho, ukabasha kwirebera filime ku buntu. Hariho filime nyinshi cyane, hariho filime zigera muri 100, hari filime nyinshi ukenjoyinga agasobanuye ku buntu. Kubidore ngabo wagira ngo nta magufwa kumbe kinacyo ne ni cya Eric ndakakoroga dore gaho ni cya Eric we uzi ko ari cya Eric we. Don't worry, Thomas. Ntugire ikibazo Thomas. When you're dead, nupfa you'll be with a grandfather. uriya mwana yakoreraza ko bari kurirwa na sekuru. Nibyo byiza kubera ko ni ingurane ya nyina watumye apadiri ngabo. Ngo umwana ngo ni ingurane ya nyina, murajye ku bantu bababaye nk'ab'imyaka, umwana ni ingurane ya nyina mwogacwa. Ngo when you dead ngo kori araza ko ari kumwe na sekuru, ngo kubera ko ari ingurane ya nyina. Yego ko modere ngibyo yapu yego ko ukagira impano. Father. This fight is over. Urugamba rurangiye, ubwo ngiye kurangiza. This fight is over. Gabo cyateyemo gutya mu byuma bifatamo kirakurura biranga. Abakirekeye bigisongo hari yego ko dore kigabo dore akagabo yego ko dore ngabo cyaguye muri rwa rusongo gishinzemo hariya mu kanya. Nganagira impungenge ngo urugamba burya rwarangiye, kandi urugamba ruracyahari. It is still going on, ruracyajya mbere, rwari rutarangira burya na gato. It was still on, rwari rugiye urugamba. That fight wasn't over. Urugamba rwari rutararangira we. Looks like all those fireworks are stopped, huh? Bigaragara ko za fireworks zahagaze mwana muto. It looks like all the fireworks stop, huh? Bigaragara ko za fireworks zareraga zarangisha. Cyo taramenya neza nuko nase umwana nawe yari maraza hano. Baba yake ya mtoto yuko anakuja hapa. You like jokes, do you? Let's go, Charles. Twagenda sharire. Out of this whole place in no time. Wa mwana reka tujye guhigira hano heza twaba tuzahora turi. Ko kumbe papa araje dore ngabo. I'm here. Ndi hano mwana wa. What happened to your face? Wabaye iki ku maso se? Nothing, sweetie. Nta cyabaye mukundwa. Ntacyo. Got a gun. Kufite imbunda se kandi. It's just pretend, Angel. Ni kubera abantu bari kwigira bamarayika. Getting to know each other. Twari turi kumenyana n'umwana. Reminds me so much of Emma. Nyasa neza nka nyirakuru ndetse agasa nk'umwana wanjye. Granddad and I are going on vacation. Sogokuru nanjye tugiye ujya mu karuhuko. He's not your grandfather. We ntago ari sogokuru wawe mwana wa. He said. I don't care what he said. Yavuze wikwita ku byavuze. Let her go, Cooper. Kupandikira umwana agende. Ntago twamureka. Kupandikira umwana agende. I want to go to my daddy. Nyine kubana bandi kumwe na data ni barako bimeze igira wacyana. Umva mama. Cyeze kimushibura ngo igire wacyana. I'm not gonna ask again. Ntago nibwongere kuba nakubaza. Rekura imbunda agira vuba. Do as he says. Kora ibyo avuze we. Do as he says. Vuga ibyo kora ibyo avuze. Yirebye kana ke hakurya. Yabona byose bagenzi ko atari ngombwa. Yainaze hasi. Charles akura yiye. Waited a long time for this. Nategereje igihe kirekire bino bintu. I'm scared. Mfite ubwoba. I'm scared. Yategereje igihe kirekire kugira ngo azarangize uko uyu mugabo yohereje icyuma hakurya iriya y'amasasa anyurayo, aho yohereje imbunda nawe yarahazi. Icyuma niba giteye nde, kumbe icyuma cyaragiye mpaka mu gatuza neza kwa Charles neza kinjiye mu kameme ho gatwo, kinjiye mu kameme ho kagira imana we do. Abantu bagira
Chuma chinjiye mu kameme ka Charles do ka Charles. Yego ko. Haya. Yego ko dore Charles uko yicara mu gashwa Charles. Uyategereje igihe kirekire. Wowe. I treated you like a son. Nagufashe nk'umwana wanjye. You took everything. Wantwaye buri kimwe cyose nari nkeneye. I gave you my daughter. Nagwaye umukobwa wanjye. Trade me. Urangije urangambanira. Ariko nanjye reka nkurangize dore ngabo. Ndagusabye mbabariza data. Utababaza data wanjye. Irebye kuzukuru ke n'ubundi yakundaga. Gafite ishusho bagenze nk'umugore ndetse akagera n'ishusho y'umwana we. Ishusho ya bose karayifite. Naramutse yishe se nubona ko nta burere kazigera kagira. Charles yabitekereje witwaga Charles Cooper. Yabitekereje ikintu cya mbere yakoze kiruta ibindi. Yabonye nta mpamvu yatuma hangana ndetse kandi akuzukuru ke hari byinshi kari kamukeneyeho. Yesemo kuba yabyihorera. Agafilime nako uko birimo biragenda bigaragara. Mwana wanjye meze neza. Tugiye kubaho neza humura. Haba mu Bwongereza bahatura ndetse haba no muri Amerika bahatura kubera ko nta numwe kibahiga. Ikibazo cyabagenzaga mu byukuri cyaje kibizana ndetse baranagikemura. Agafilime nako bigaragara ko ariko karimo kagenda mabwira ni Peak Production Peak Studio. Turakunda cyane kandi ubu mwadusanga ku masoko ya African Movie Market. Barebye Charles hano yishaye hakurya ya Charles Cooper. Baramwitegereza arabareba burya rega inabi mama burya ntago yiturwa indi. Burya umuntu yaguye mu kiburyo we ntuzamuye mu kirengo wumve neza kandi bw'umwishiye hubwo uzamugire neza kugira ngo abone neza ko ibyo yakoraga burya ntacyo byari bimaze. Burya nta nabi yiturwa indi. Kandi nanone abahanga baravuze ngo burya ushaka guhora burya ngo ucukura imve ebyirerega kubera ko wundi ugiye guhoraho hari igihe usanga kurusha imbaraga nawe akakuritura. Ariko ibyo ntago ari yose burya dukwiye kuba twaba turimo. We need to be polite, we need to be one another. Tuba dukeneye kuba umwe ku wundi.